Impanuro y'umunsi. Ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro. Luka 17. Bizabera he? Ese nawe ujya wibaza ibibazo nk'ibi? Ati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Cyangwa ati bizabera he? Humura, uyu munsi ugiye kumva igisobanuro, igisubizo cya nyacyo Yesu yibwiriye abafarisayo ubwo bamubazaga muri Luka 17. Muraho neza nshuti nkunda, murakaza neza kuri channel yitwa Do You Believe in God? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Do You Believe in God, turakwakiriye neza cyane. Amahoro y'Imana nabane nawe. Hano dusangiza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, amasengesho, impanuro zubaka ubuzima n'amasomo adufasha kwegerana n'Imana no gukomera mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Mbere y'uko dutangira ndagusaba ibintu bitatu by'ingenzi. Kanda like niba ukunda ubutumwa nk'ubu, andika comment utubwira aho uherereye n'icyo wifuza ko twazaganiraho. Kanda subscribe unakanda kuma k'inzogera kugira ngo ujye ubona video zacu twapulodinze mu ba mbere. Noneho fata umwanya wawe, utuze, ufungure umutima wawe, ubanze wiyeze, maze wumve icyo Imana ivugana nawe. Maze wumve impanuro y'uyu munsi. Nizere ko Imana ifite ijambo rigiye kugukomeza, kukwigisha no kukwibutsa ko itakwigera igutererana. Reka dutangire. Inshuti bakundwa ba Do You Believe in God, ndabinginze nimumfashe muce bugufi mu mitima yanyu, dusenge twitegura kwinjira mu ijambo ry'Imana. Nimuce bugufi ya dusenge. Mwubahe Imana dusenge. Mwami Yesu, twongeye kugirirwa amahirwe yo kwegera ameza yawe Data, aho tunywera, aho turira tukaruhuka, aho twongera kwakirira imbaraga zo kubasha kurwanya imyuka mibi, kurwanya ibigeragezo, amakuba n'intambara ndetse n'ab'iki gihe, tukabasha kubana nabo kubera imbaraga Data dukura mu ijambo ryawe. Tugiriwe amahirwe yo kongera kwinjira mu kanya ngaka keza Data ko kwegerana nawe. Turakwinginze kugira ngo dushoboze, turakwinginze ngo ubanze utweze utuboneze, kuko ijambo rye ryarambwiye ngo nitujya kwinjira ahera hawe tuzabanze twiboneze, dukwe turi inkweto kuko tugeze ari ahera. Nyemerera Data utweze imitima yacu. Twagiye kure yawe, twaracumuye, twaravuze turacumura, twaratekereje turacumura, ariko njye n'abankurikiye kuri ino channel ya Do You Believe in God, ndakwinginze kugira ngo utweze kandi utuboneze. Ndakwinginze kugira ngo dukoreho Data ryake, kugira ngo turusheho kwegerana nawe Data, tumeze neza, dukiye mu mitima ndetse no ku mubiri Data. Tweze utuboneze, utubabarire ibicumuro byacu aho twagucumuye hose. Kandi Data twongeye kukwinginga ngo ibyo tugiye kumva nibice mu gutwi kumwe ngo bingukire mu kundi. Ni iby'agaciro, nyemerera Data bibe iby'agaciro no muri twebwe, bizatubera impamba izatugeza mu bugingo bw'iteka. Tuzabashe kubona mu maso y'Imana, tuzabashe kwicara ku meza amwe na Yesu Kristo, dushimira umunsi nk'uyu nguyu twagiriwe amahirwe yo kumva ibihindura ubuzima bwacu bwose, tukagirirwa ineza no kwegerana n'Imana. Tuyobore Data, uturinde guteshuka cyangwa se icyatuma tugenda tutarangije ijambo ryawe. Utubabarire Data, uturinde ibyaturangaza, ibisitaza aho byava hose bikagera, bigatuma tutumva ijambo ryawe uko bikwiye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti mwene Data wa Do You Believe in God, uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku buzima bwawe, ni umunsi wahariwe ijambo ry'Imana, ni umunsi mwiza ugiriwe amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana kuri channel ya Do You Believe in God. Ntabwo ari impanuka, ni umunsi abera bafata nk'impano ku buzima bwabo, bakawuha agaciro, kandi agaciro gakomeye cyane. Nyemerera ufate umwanya wawe mutonya, utuze, maze ubundi twinjiye mu ijambo ry'Imana.
fata Bibiliya yawe yera dusome urwandiko rwiza rwa Luka ibice 17 umurongo wa 20 tuze kurangiza kino gice cyose. Reka dutangire. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abwira abigishwa be ati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ntimuzawubona, kandi bazababwira bati dore nguriya, cyangwa bati dore nguyu, nimuzajyeyo, kuko ntimuzabakurikire nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko Umwana w'umuntu azaba ku munsi umwe. Inshuti mwene data wa Do You Believe in God? Iyi ni channel duhuriraho tukumva ubutumwa bwiza bw'Imana, tukabasha gusobanukirwa ubutumwa bwiza bw'Imana, ubutumwa bwiza Imana ibivugana natwe. Nyemerera niba uri gukurikira impanuro y'umunsi kuri Do You Believe in God, nyemerera umbwire, ese uyu Mwana w'umuntu uri kuvugwamo hano ninde? Baratubwiye ngo abwira abigishwa be ati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ntimuzawubona, kandi bazababwira bati dore nguriya, cyangwa bati dore nguyu, ntimuzajyeyo, kandi ntimuzabakurikire nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko Umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Ese uwo Mwana w'umuntu uri kuvugwamo hano ninde? Tubwire inshuti mwene data ukurikiye impanuro y'umunsi kuri Do You Believe in God? Ariko akwiriye kubanza akababazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'ab'iki gihe, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa ni nako bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Bararyamaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageze umunsi Nowa yagiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. No mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga, maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro na mazuku biva mu ijuru biragwa, birimbura bose. Ni nako bizamera umunsi Umwana w'umuntu azabonekeraho. Uwo munsi uzaba hejuru y'inzu ye, ibintu bye bikaba munsi y'inzu ye, kuzamanuka kubikuramo, n'uri mu mirima nuko ntazasubira inyuma. Mwibuke muka Loti. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko ifi izabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ngo ati cyangwa se ushaka guhara ubugingo bwe wese azaburokora. Nshuti mwene data, ndagira ngo usobanukirwe hano hantu. Ushaka kubura ubugingo bwe wese niwe uzaburokora, ariko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Bishatse kuvuga iki? Hari ibyo wakoze, hari ibyo uri gukora muri ino minsi. Wagize nabi, waguye nabi, ndetse witwaye nabi, wakoze iby'Imana yanga, uri kugira nabi, uri kugwa nabi, ntabwo uri kwitwara neza muri sosiyete ngo ni ukugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza. Uri guhemuka kugira ngo ubashe kuramuka, uri guhemuka kugira ngo ubashe kubona amafaranga, uri guhemuka, uri gukora ibibi byinshi kugira ngo ubashe kubaho. Uwo nguwo uri kurengera ubwo bugingo niwe uzabubura, ariko wa wundi wigomye bya bindi by'agaciro
dore ko n'Imana yatubwiye ngo, Yesu yatubwiye ngo uyu uzaboneka akarabiriza mu ruhande rumwe akaboneka mu rundi, uwo mwana w'umuntu ngo agomba kubanza akababazwa. Agomba kubanza akababazwa ndetse akangwa n'ab'iki gihe. Nshuti mwene data, uyu nguyu uzihanganira akanga guhemuka kugira ngo abeho, akanga guhemuka kugira ngo anyure muri buno, akanga guhemuka kugira ngo anyure muri bino bigeragezo, akihangana, uwo nguwo niwe bari kuvuga uhari ubugingo bwe uzaburokora. Ndagira ngo nkubwire nshuti mwene data, niba hari icyo ugomba gukora, niba hari impamvu yatumye uza hano ku isi, Imana irabizi ko ukeneye kujya, irabizi ko ukeneye kubaho kugira ngo unoze umurimo yagutumye. Ntabwo yatuma upfa, ntabwo yatuma ugenda. Nyemerera were guhemuka ngo kugira ngo ubashe kuramuka, kandi Imana ariyo igena. Bakomeje batubwira ngo iki? Ati ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko uzi ifi izabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamanye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi agasigara. Abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi agasigara. Ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi agasigara. Baramubaza bati databuja, abo ni abafarisayo bamubazaga, baramubaza bati databuja, ese bizabera hehe? Nyine baramubajije ati bizabera he? Ariko arabasubiza ati aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Yabashubije ijambo rikomeye cyane. Abantu benshi bese bibaza ati ese bino bishatse kuvuga iki? Kugira ngo ubashe gusobanukirwa, nawe ureke kwibaza nk'aba bafarisayo. Ibuka ku murongo wa 20 batubwiye ngo abafarisayo babaza Yesu, baramubajije ati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, ngo kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Do you understand? Ubwami bw'Imana buri hagati muri twe. Do you understand? Ubwami bw'Imana buri hagati muri twe. Kandi yababwiye ati ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamanye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi agasigara. Abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi agira ute? Agasigara. Abandi babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi agira ute? Asigare. Bishatse kuvuga iki? Reka nguhe urugero rwiza mwene data. Uzarebe iyo uri mu modoka, iyo uri mu modoka, shoferi iyo akanze buto ya drive aba asizemo imodoka, aba ayisize muri sisitemu yo kujya imbere. Iyo akanze reverse aba ashyize muri sisitemu yo kujya inyuma. Ntabwo imodoka ishobora kujya imbere yayisize muri reverse, nta nubwo kandi imodoka ishobora kujya inyuma yayisize muri drive. Iyo asizemo vitensi ya kabiri ntabwo ashobora kujyamo iya gatatu, aba agomba kujyamo iya kabiri. Bishatse kuvuga iki? Abana b'Imana cyangwa se abana bakiranutse, uyu mwana w'umuntu barimo baravuga, uyu nguyu arashinganishije ku Mana, ndetse arishinganishije ku Mana, ari otomatike n'Imana. Umunsi Imana yavuze ngo drive izaba imujyanye, ntabwo azasigara. Kandi uri kwibaza ngo bizabera hehe, ndagira ngo nkubwire uwo munsi nugera, aho uzaba uri hose, aho uzaba uherereye hose, ndagira ngo nkubwire ko ufite aho uzajya. Ufite kurimbuka, ufite kujya mu ijuru. Ibyo byose birashoboka. Kandi ufite kubona ubugingo, ufite no kububura. Ibyo byose birashoboka.
inshuti mwene data rero wikirirwa wibaza cyane utekereza cyane ati se bizagenda bite, kuko Imana yo uwo munsi niyo iwuzi kandi niyo yawugenye kandi ufite aho uzajya. Gusa nshuti mwene data, niba uri kwitwara nabi, niba uri kurengera ubugingo bwawe ngo uragira ngo uramuke, ndagira ngo nkubwire yuko Imana ariyo igena. Ndagira ngo nkubwire yuko Imana ariyo igena. Yego uri gukora nabi, uri guhemuka ngo kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ariko ibyo ni iby'agahe gatonya, ejo uzabubura ubure n'ubugingo. Iba nk'uyu nguyu wemeye guhara ubugingo bwe kugira ngo azabone Imana. Kuko ndagira ngo nkubwire, niba hari icyo ugomba kunoza, ntabwo wagenda igihe kitageze. Niba hari akazi ugomba gukora, niba hari misiyo waziye ku isi, ugomba kugenda uyisohoje. Kandi ndagira ngo nkubwire, nawe wahemuka ngo kugira ngo ubeho, ntabwo igihe kizagera ngo bitume udapfa. N'ubundi uzapfa kandi wahemutse. Niyo mpamvu ukwiye kwitwararika ukagendera mu nzira Imana igushakamo. Jya mu ruhande Imana igushakamo, ubundi uzabone mu maso y'Imana. Jya mu ruhande Imana igushakamo, ubundi uzabone ubwiza bw'Imana. Jya mu ruhande Imana igushakamo kuri wa munsi Yesu azahagarara ku bicu ngo azavuga, nk'uko nababwiye ati imodoka ushyira muri rivasi ikajya inyuma. Azavuga ubundi abera bagende, ngo abera ngo bazaba ngo bari kugaragara nk'uko umurabyo urabiriza ku ruhande rumwe ukagaragarira mu rundi, niko abera bazaba ngo bameze. Ndakubwiza ukuri ko utazababona, gusa ngo uwo muzaba muri kumwe ngo azagenda ngo kandi weho ngo usigare. Kandi ngo mu isi hazabamo abarozi, abishushanya, abasambanyi, abicanyi, inkozi z'ibibi zose zizasigara mu isi. Abo ngabo ngo bazababazwa iteka ryose, ngo nta gihe na kimwe bazahabwa cyo kwishima cyangwa se cyo kunezerwa, ngo ni ukubabazwa iteka ryose. Ngo ariko abazajya muri icyo gihugu ngo bazaba bambaye imyenda yera, bazaba bari kumwe n'Imana yera, bazaba baririmbira ahera, bazaba banezerewe ahera, bazaba bari ku meza amwe n'uwera. Ese nshuti mwene data, we ntabwo wifuza kuzaba muri icyo gihugu cyiza cyera? Ntabwo wifuza kuzaba aho hera? Njye ndumva makumbuye. Inshuti mwene data rero, nta kiguzi ntabwo bakwishyuza kugira ngo uzabe muri icyo gihugu cyiza cyera. Nta kiguzi, nta kindi usabwa usibye gutega amatwi ukemera ukumva. Batubwiye ngo bagomba kubabazwa, ngo kandi bakangwa n'ab'iki gihe. Wiba nk'abafarisayo bagumye guhatiriza Imana, bayititiriza, bayibaza kandi bumvise. Reba, yari yababwiye byose, ariko barangije bamubaza ngo ese ngo bizabera he? Kandi yari yamaze kubabwira byose. Inshuti mwene data, birashoboka yuko wumvise ko watsinzwe. Waratsinzwe, wifuje kurengera ubuzima bwawe ngo kugira ngo uramuke. Wifuje kugira nabi cyangwa se waranabikoze ugira nabi ngo kugira ngo uramuke, kugira ngo ugumye ugire ubuzima bwiza. Ndagira ngo uce bugufiya muri wowe, ndagira ngo uce bugufiya mu mutima wawe, wiringire Imana. Twongere gusaba Imana ibyutse Mwuka Wera, kuko uru rugendo ntabwo ari urugendo rwo kugendera mu mubiri, ni urugendo rutoroshye. Ndagira ngo duce bugufiya dusabe Imana yongere ibyutse Mwuka Wera muri twebwe, yongere ibyutse Mwuka Wera muri twebwe, kugira ngo tuzabone mu maso y'Imana. Inshuti mwene data, ndagira ngo dusabe Imana yongere ibyutse Mwuka Wera muri twebwe, kugira ngo tuzabone mu maso y'Imana. Ntacyo twabasha gukora tutari kumwe n'Imana, nta nicyo twabasha gukora tutari kumwe na Mwuka Wera, kuko ino nzira ntabwo ari inzira isanzwe ducamo gucya nk'uko uca muri ziriya nzira zisanzwe. Ni inzira isaba kwihanganira ibigeragezo, amakuba, ingorane n'ibindi byose uzahurira nabyo muri ino nzira. Ugomba kubyihanganira ukiragiza Imana byonyine. Ngo kandi Imana yaravuze ati, nabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Ngo kandi ngo niyo iruhura abarushye, ikazura abapfuye.
niba ifite ubwo bubasha bwose, ufite ikibazo ki cyabasha kugutera ubwoba ku buryo utabwira Imana, ku buryo utabwira Yesu Kristo? Nta kibazo na kimwe kijya kinanira. Ihora iri maso, ihora ifite imbaraga, nta n'igihe na kimwe imbaraga zayo ijya izishyira hasi, ihora izifite mu kiganza. Yibwira igukozeho ikara ryaka, ubundi wongere uhinduke. Nyemerera uce bugufiya muri wowe, dusenge twature, dusabe Imana imbabazi kugira ngo tuzabashe kubona mu maso hayo, kugira ngo tuzabashe kuraga ubugingo buhoraho, kugira ngo tuzabashe kubona imbaraga z'Imana, tuzabashe kubona mu maso hawo, tube mu gihugu cyera turi kumwe n'abera. Muce bugufiya dusenge. Nanone kandi Data wera kandi ukiranuka, ijambo rye rirambwiye ngo ubwami bw'Imana ntabwo buzaza ku mugaragaro, ngo kandi ngo ntituzabubona, ngo ni nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ngo ukongera ukagaragara mu rundi, uko niko umwana wawe azagenda, uko niko uwera wawe azazamuka. Ntekereza yuko uko kuzamuka gutyo nanjye ariko nifuza Data, ngo kandi bikatubwira, ijambo rye rikambwira ngo agomba kubanza akababazwa, ngo ndetse akangwa n'ab'iki gihe. Ijambo rye rikambwira ngo uko byagenze ku munsi wa Nowa, uko byagenze Nowa, uko byagenze kwa Nowa, ngo ni kuriya. Birashoboka yuko uzaza umunsi uzagera abera bakazamuka, abasigaye mu isi, isi ikatumira bunguri, ngo maze ubundi tukabaho iteka ryose tubabazwa. Nanjye ibyo ntabwo mbikunze Mana, niyo mpamvu nciye bugufi, niyo mpamvu abo kuri ino channel ya Do You Believe in God duciye bugufiya, niyo mpamvu twongeye guca bugufiya kugira ngo tweze kandi udukure ibicumuro byacu byose. Niyo mpamvu twongeye gutakamba duciye bugufiya, kuko tubashije kumva ububi buzaba ku bazasigara mu isi, tubashije kumva ibyago bizaba, tubashije kubihuza n'ubuzima turi gucamo, twumva nta buribwe na bumwe twari twabona burenze ubwo tuzabona, ubwo tuzaba dusigaye kubyutsa Mwuka wera Yesu Kristo yadusigiye ubwo yajyaga mu ijuru. Turakwinginze kugira ngo wongere ubyutse Mwuka wera muri twebwe, kuko Mwuka wera ngo niwe ngo uzatuyobora, ngo kandi ngo akatugeza mu ijuru. Iyi ni inzira ngo ifunganye, ngo abayinyuramo ni bakenya, ngo ariko iraruhije. Niyo mpamvu tugusaba Mwuka wera wacu ngo umubyutse, ngo kandi ngo abazajya muri icyo gihugu ngo bazaba bambaye ibyera, ngo bagiye guhura n'uwera. Natwe turifuza kuzaba muri ibyo bitaramo byera, kuzaba muri icyo gitaramo cyera kandi turi kumwe n'uwera, tumureba mu maso, tugakora mu nkovu za Yesu Kristo, tukabona urukundo ruhambaye yatugiriye. Niyo mpamvu duciye bugufi dusaba. Twaracumuye, twaravuze turacumura tujya kure yawe, twaratekereje turacumura, twagize irari turarikira iby'ino si kandi ari iby'igihe gitonya ntacyo bimaze. Twaravuze turacumura, turatekereza turacumura, twarifuje turakabya, twifuza ibirengeje ubushobozi bwacu, twarifuje turangije turahemuka kubwo kwifuza. Ariko ijambo rye ryarambwiye ngo nitwatura ibyaha byacu, nawe ukiranukira kutubabarira ibyaha byacu Data. Tukweretse imitima yacu imenetse Data, kugira ngo tweze kandi utuboneze. Tukweretse aho twagenze nabi Data, kugira ngo uduhindure igikoresho cyawe, uhore ukoresha uko bwije n'uko bukeye. Turakwinginze ngo utuboneze, turakwinginze ngo utweze, turakwinginze ngo udukure gukiranirwa kose kwatugaragaye. Twaravuze turacumura, twaratekereje turacumura, twarakoze turacumura, twarebesheje amaso y'umubiri turarikira iby'ino si bidafite umumaro. Data turakwinginze ngo tubabarire, turakwinginze ngo utwandukure mu gitabo cy'urupfu, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Twongeye kukwinginga kugira ngo Data amaso yacu tuyahange kuri Kristo, amaso yacu twongeye kukwinginga ngo tuyahange mu kirere, tuyahange Data ku ijambo ryawe, kugira ngo rizabashe kudusunika, ritubere impamba, ritubere icyo kurya cyiza kandi kidukomeza Data.
nyemerera uduhindure kandi udukomeze nka do you believe in God data, uduhe kuduha amasomo, ugumye kuduha amasomo meza kandi adukomeza muri uru rugendo rutoroshye, ugumye kuduha amasomo meza adukomeza muri uru rugendo rutoroshye, ugumye kuduha amasomo meza atwongerera imbaraga, adusubizamo ibyiringiro nubwo ibihe bikaze, nubwo ibihe bitoroshye muri ino si data biri kutugora, ubukene, inzara, kubura ibyo kwambara, kubura ibyo kurya, amadeni, mbese ibibazo ni byinshi muri ino si, ibibazo ni byinshi, ariko uduhe kwihangana kuko ijambo igihe ryambwiye ngo tugomba kubabazwa ngo kandi tukangwa n'ab'ino si. Rero nyemerera data uduhindure, ugumye kudukomeza, ugumye kuturengera kandi data utugabanyirize imisonga kuko data dushobozwa byose nawe Kristo uduha imbaraga. Urakoze urakarama, urakoze, urakoze, urakoze data, urakoze data, ho haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, imyuka mibi n'abadayimoni turabyamaganye mu izina rya Yesu, ibyishyira hejuru byose turabitwika mu izina rya Yesu, twayambuye imyuka mibi yari yaradufashe mu izina rya Yesu, tukwambuye ububasha Satani mu izina rya Yesu, turambuye ukuboko kugira ngo dufate ukuboko Yesu Kristo. Twemeye kugendana nawe, twemeye gukomezanya urugendo nawe Yesu Kristo. Gumya kudukomeza, gumya kutugenda imbere, gumya kuturangira inzira nziza kandi inzira nziza izatugeza ku Mana, gumya kutuyobora, gumya kutugenda imbere tukugenda inyuma, imitego y'umwanzi Satani iduteguriye mu izina rya Yesu. Tutiza akabando ducumbagirireho data. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, twe twakishyira hejuru, twe twakirata, twe twabasha ariko nta kintu byatugezaho, twaruhira iby'ino si tugatanga imbaraga zacu, ndetse twanahemuka tugakora ibyangwa n'amaso yawe, tugahemukira inshuti n'abavandimwe, tukabahemukira pe bishoboka, tugakora ayo mafaranga, ariko n'ubundi maze kumva, maze kwibuka ko data ibyo byose turuhira tuzabisiga. Nyemerera rero data unkomeze, umpe kukumva no kukumvira ibyo uvugana nanjye. Ndakumva data, urakoze urakarama, ni mu izina rya Yesu Kristo nze neza, urakoze, amen.